Nivuga nabi biki uzigana musabye imbabazi wowe nibagambiriye kuboroka gira vuba amushara muzajya mugira ngo abantu bajye bahora bafatiriye ngo bitaza gutambuka nose ko waruje ngo kugira inama ukabwiye kubu hari igihe abahungu bicara bakagira ngo nyine ngo nibo barenze ibibazo rero tuzagira uzaje byikorana iyo ngiyo nurangiza none uzigana musabye imbabazi ngiri mu kazi amasaha 2 yose n'iminota 40 ndi kumusaba imbabazi kugeza hano akutagira ngo muganize reka muganize nyine ibindi bibazo ngakira muganize badabikunda nose ko niko wavuga nabi ngo nashaka gukoroka kuri sana gishoro muze kuganira mwese mwacururutse iyo umuntu afite umujinya avuga n'ibintu adakwiye kuvuga muganire mwese mwacururutse muraza kubwira guhuza karame isaha cyane kugana bakora cyane nyine nuko ugifite umujinya neza Franka mushira Bora kengonguki ngo Franka urajuze uzaza kubitsa mu gitondo Halo Franka man Namanike yabigushizemo Hey guys, welcome back to our YouTube channel. Kay and Oliver. Kay, man, mvuye ku kazi. Ndavuga se bundi wakorera twina akantu namara nkareba ukuntu amera. Nshaka kumuparakinga. Allo? Twibite. Amakuru sinakubwiye ngo uryame wambaye ngo hano turazana nk'umushyitsi iyo twahageze wabyuka ukaza shaka byuka please So twanyuze hano utari waje kureba iba ari njyewe urimo mwakira senta nanyuze mu rugo araje Njye ushaka kukubwira ushaka kumbwira ushaka kumbwira iki bishobora ni ibibazo noneho sinzi nawe nahera subiza ko nari natabonye ibyangombwa byo kugenda muri Afurika aha wari kuba njyanye nyine yambwiye ngo bihagarare akubwiye bihagarare ibiki bihagarara cyanjye nawe uzi mwapfuye ntabwo mbizi pe dusapfe kuvuga ngo bihagarare gutyo gusa kandi wari warakatishije nari maze iminsi mwakora nyine
akamfata ubundi akamvugiramo cyangwa wenda ukabona ntabyo ashaka cyangwa ukankupa turi kuvugana cyangwa ukabona nyitabiyemo ndetse mbigira ibintu bya big deal uyu munsi ndi mu kazi rero ubwo nawe mwakuye maze kumwakura ibyo turi kuvugana cyo kumva barambwiye ngo wari uzi n'ikindi ndavuga ni igiki kutumva nyine ngo byahagarara kukuza ndumva ndambiwe urambiwe iki kumana ngo ndumva nshaka kubaho ubuzima bwanjye tu ngo ndumva nta wundi muntu nshaka ko yivanga mu buzima bwanjye shamba yananutse Yagutubwiye iki? nyine kubimbwira ko yari ari gutukana mushoro Afa agukatira ari kugutuka? Gusa ubwo wabyagiye gute? Ndi kumva birenze. aha ntabwo niko babaye none wabyagira ute Yapfuye kuguhamagara aragukatira apfa kugutuka gusa. mwakora nawe wiyumvire kamwakora nawe wiyumvire nawe wari kumuganiza neza wasanga buriya wahise umubwira nabi. wahita nze wiyumvire Ndi kumva pe ari ibintu birenze pe. Agapfa kugutuka gusa nta kintu mupfuye. ceceka Ntabwo umuntu yapfa kugutuka nta kintu mupfuyemo ariko ubwo wowe nawe mwari kubiganira neza ukareba ukuntu nyine mwakemura ikibazo cyanyu kiri hagati. Ntabwo umuntu yapfa kukazira gutyo gusa ngo apfe kugutuka. kate wiyumvire ndetse ubundi uri kubona fone yawe ari kubifata Hari igihe umuntu arambitse na fone hafi. gatekereza igihe nataye Gusa ingingo twari turi kuganira neza umuntu yaba yagukatiye mukaganira neza. ntabwo mbizi Twari turi kuganira neza kuko sinzi impamvu yaba yabikoze. Mwakira mwarapfuye. ntabwo nzi ikintu namukoreye kandi ndi kukubwira aya manji kujya yitwara nabi ntabwo mwakora akanyitabiramo abandi Ntabwo uzi ikintu waba waramukoreye gituma yifata gutyo. sha byorohereza n'abanyizi ba leta nasi kugutakira nyine Ntabwo byiyumvisha uburyo umuntu yapfa kugukatira gutyo gusa kandi ari no kukubwira nta kintu waba warakora. Iyo ufite ikintu wakoze. Umuntu mfite n'ibitotsi. Siko mbona rero nawe nakaba atagufata. kandi ari byo mubwira ngo yankatire ngo yankatiye ari honorari Nawe ari gukabya ni ukuri. Sinubwo yanakwitaba ngo wenda umuntu amuganize yumve icyo mwaba mwarapfuye. Switch Raj. WhatsApp audio. Nyamwitaba mvuga ngo mwabiteye hala hello
Alo? Baby bite? Bite? Baby bite? Sawa, umeze ute? Umeze ute? None se ufite ikihe kibazo? Ntacyo. Izo nshaka yamugeri yaranshashari. Pasi wamanza ukanyumva? Ndakumva iki se? Nta kintu na kimwe wumvisemo ku buryo ushobora kumbwira ngo Ese ubu pasi nakoze iki ku buryo nyine wapfa kureka ngo birangire gutyo gusa? ndakumva. Nyine ni iki nakoze? Uranyumva? Ni iki nakoze cyatuma birangira Nta gutyo kintu na gusa? kimwe nshaka kumva kuko arabwira inshuro nyinshi nagerageza ariko wanze kumva. So rero ngubu nishaka gukomeza kundana nawe byararangiye. Nyine pasi amahirwe ya nyuma. Njye ndumva noneho ngo gukomeza kumpamagara kuganira n'usanga ko n'ubwa mbere ndibuze kuba nkoze ikosa nk'ibyo ngibyo byo kuvuga. Ese ibibazo iwacu barakuzi? Ubwo uri kubona yuko si ubu baramfata gute wowe kuko uri kubibona ku buryo wandika gutyo gusa nta kintu nakoze? Mbese kuba waba banzi no kuba utabasha kumvikana n'umuntu wawe cyangwa n'umukunzi wawe bitandukanye. Nagerageje kugira mushyire kuri gahunda ariko ushaka gukora ibyo ushaka gukora wowe ku giti cyawe. Nyine pasi nakoze iki cyatuma nyine ni iki wowe uri kunshinja ngo nakoze? Twapfuye ntabwo ngifite imbaraga zo gukomeza gusubira mu byo dupfa buri kanya ko uranyumva bimaze igihe. Basi ndakwinginze. Iki byose urabizi uko rero ntabwo kuri iyi nshuro ntabwo bishaka gukomeza kugira ngo ibyo bintu Neze basi kubera ko waretse ngo bigere ino hose. reba inshuro tuze dutandukana tukongera tugasubira mutandukana. Nyine wayiretse ngo biregere ino hose. Gete. Ese muri make wageze nawe nyitana mu izina ryawe? Uri gukoresha umutwe cyane. Mani umva nkubwize ukuri sibyo? Ndazi neza ko nta kintu na kimwe nigeze nkora cyatuma birangira gutyo gusa, cyangwa wenda mbwira yuko nyine wiboneye abandi bigira inzira. Mbwiza ukuri. Gete. Kwitwa no mu izina ryanjye. Ibyo dupfa urabizi. Nyine hari undi mukobwa wabonye. Iminota 45 byose iyo minota niba twavuga kingana gutyo cyose ukabana n'ubu ngubu utaramenya ngo twapfuye iki kibazo. Ndakwinginze kakonesha umutwe. Basi naragukunze twarakundanye hashize n'igihe kinini cyane. ngo urebe igihe tumaranye cyose ku buryo wareka ngo ibintu birangire gutyo gusa. Uzi neza yuko nashatse ibyangombwa hejuru yawe, narakatishije amafaranga yanjye narayataye, natakaje igihe. Wareka ngo birangire gutyo gusa? Wambabarira pasi.
banza inama nawe mugahuriza ku kintu basi baby please ndakwinginze ukaba wumva yuko ko nawe ugomba gukora ibyo ushaka ku giti cyawe wagira urumva ntabwo nzahora nshwana nawe buri munsi ibingibi wakoze ibingibi urumva yewe nabanje kuganiriza abasaza bawe nabanje kuganiriza wawe hasi ubu wambabara ngo kandi iyo imagine n'ubu ndi kumwe na mushirarungu basi noneho ubwira mushirarungu ikintu nakoze njyewe Alo? Alo? Salama girlfriend. Salama. Umeze ute? Ese bofre ko tuba turi kuvugana neza mwareke mupfuye iki kano kanya? Tuba turi kuvugana neza ko utigeze umbwira yuko wenda hari ikintu mwaba mupfa. Ntabwo ari ngombwa byose mvukanyi wawe kandi murakundana cyane akabwira ko ubwo urukundo rwanjye nawe rumeze so kuri ubu ngubu ngifite imbaraga zo gukomeza gukundana Ariko muri abantu bakuru yarabikubwiye ubizi ariko n'ubundi abantu bakundana ntabwo haburamo agatotsi. twavuganye amasaha 2 n'iminota irenga 40 twavuganye amasaha 2 n'iminota irenga 40 twavuganye bihagije nta kintu nshaka kongera kubigarukaho ku buryo nyine mutabiganiraho mukaba mutwa. Ariko bafure reka nkubwire n'ubundi abantu bakundana ntabwo haburamo agatotsi rero mwabiganiraho ukareka kumbabariza umuvandimwe kubera nyine urabizi ko ibintu byari bigeze kure rero sinzi impamvu wawe uvuga ngo birangire gutyo gusa. Alo? katishije kuri sikoye katishije kwa yarakatishije kuzana akaba yitwara ntabwo mfite nk'umugabo we nshaka gukora ntabwo ashobora kungisha inama yewe akenshi nkera kujya akazi nakomeje kumuhamagara namubuze ariko harike bofure mva mubwira harike avuye ku kazi yananiwe turi guhuza Nose bofure kubizi ko muganiriza kuko n'ukubera iki nyine ibyo bintu washatse kubikora nyine wenda ntube wangisha inama ngo mbaze wenda ngo mubuze mbese wo muti w'ibibazo ni uko byarangira gutyo gusa. ebyiri zose babizi mu basaza ariko nyine abantu bakundana ntabwo haburamo akantu k'agatotsi. gusa yo ntayumve igihe umuntu amubwira amafoto ye ntayumve byose ntabwo abantu eshatu zose kandi ariyo biturutseho garanti byibuze ibaza umuntu ushobora no kwiyisiga abantu gusa ahubwo bikarangira ari njye uzi umusatsi kugira byibuze mbashe gukomeza kumwihanganira rero yenda yandize ubu ngubu rero umusura nawe namukamu kuko ubundi ndashaka amahoro kabisa nicyo biranga kubona ariko mama amwihanganira kabisa bofure nawe ntabwo wafata umwanzuro gutyo uwo mwanzuro waba ufashe waba uhubutse kabisa.
ntufate umwanzuro nk'uwo wo guhita uhubuka mu biganireho nk'abantu bakuru ku buryo muri buze kugira gufata icyemezo nyuma kandi mufate icyemezo cyiza, naho ibyo kuborokana ntabwo ari wo muti w'ibibazo. So kutambwiye wenda ngo wirira, kutambwiye ngo wenda mwaba nuse ko nta kintu yambwiye ngo muri gupfa. nanjye ntabwo mbizi, nubyisha mbwira gutyo gusa ngo birangire, ndakubwira ngo twapfuye ko se njye ndabizi. Ariko nyine yawe wenda uwo nta kintu na kimwe wakeka yuko mwaba mwapfuye. Ashobora kuba yiboneye ndi nose nkubwire ngo se bufre wamubwira nyine icyo mupfa ko turi kumwe, none se njye wampisha? Kubera bimubabaje reba avuye ku kazi ahita ahitira hano kandi byose izi arabi sinzi impamvu mwaba mushaka kubirangiza aka kanya. basi bebe wambabarira basi, noneho basi mbwira buri kimwe cyose nakoze mbyihane ndakwinginze. nakubwira icyo yaba ari kuguhora ubundi ubwira. Alo? Eti wakamenya ziwahe? Asubira agenda gute mwana? Nta na rimwe uzi mwaba mwarapfuye ku buryo kimwe. Kukubwira na mwakuye nkuru rwakurashiriwe najya kumva bumva ari kunshutinga ahubwo. naho uzi ko utawe waza kubigenza uti kwaguterera n'ingiherero aka kanya ahita mu minota ingahe kuko twari turi kuvugana neza none akaba. Alo? Babe? Baby? Babe? Yes, ndakumva. Si wambabariye kweli? Sibyo? Igiye kunshaka yishi amabere. Basi noneho kubaha umuvandimwe wanjye ndakwinginze, si wambabariye? Mubabarire nyine niyongera gukosa wenda uzabanze wanganiza mbere yo kugira ngo umureke, ntabwo wahita umureka gutyo gusa. wariyifashe urabona nta kintu ubwire nk'umugabo wawe ushaze umbwira ati mfite ahubwo sisita wawe niyo wamamagaye akaba ariko ibitabo byari byaratanzwe. Ese byanyu byo ndikuzira cyangwa wenda ni ibindi wahimbye uri kugira ngo ngire? Sawa ceceka wagica bugufi, ceceka wumva icyo ari kukuzima. nyibaza nise nyiba ubundi kubera iki mushirarongo yafashe kabagare bikora tambwiye narakubazima cyane cyane gukora ibintu ushaka apana kugisha mu muntu mugondana kandi inama ngiye ko nabikuganije wamagana nakubuza umunsi najya kumva nk'umva wagiye mu biki gusa ibyo bintu ni nyine mubabarire wenda niyongera bashaka ko hari ikintu cyagomba kumva niba agomba kumenya rero njye ntabwo ndi umugore urumva agomba kujya
neza umugabo we akamubwira ati iki tubiganira tukifatira umwanzuro tambwira kuko biri bugende nk'uko abishaka ibintu byinshi byose arabizi ntabwo ari nacyo kibazo nyamukuru ibyinshi byose arabizi mbese icyambere icyo ushyize imbere ni ugutandukana none boyfriend icyo ushyize imbere buriya ni ugutandukana kunanirwa ubu ngubu ntawe nshaka si tuvuge yuko nta makosa ujya unkorera nzajya mpamagara umuntu none mu rugo iwanyu bari kubifata babifashe gute cyangwa ntabwo bari babibabwiye barabizi mbese wabikoze wafashe umwanzuro wabikoze wafashe umwanzuro uganira birahagije umwanzuro nuko byarangiye si ubu wambabarira ariko ufashe umwanzuro uhubutse zose uwo mwanzuro ufashe urahubutse ushobora kuzawicuza kabisa uwo mwanzuro ufashe waba uhubutse kuko ushobora kuzawicuza ko muri abantu bakuru ntabwo mwabiganiraho ibibazo mufitanye bigakemuka kambabarira ko uramaze gufata umwanzuro si ubu pepe wambabarira kweri ngaho ureba igihe cyose dutakaje fata kinini nanjye natakaje igihe kinini nigunga ibitotsi akarapfuye ibibazo ngaho bitekerezeho nyine ibyo bintu byose watakaje nurangiza ubihereze agaciro kuri ubu ngubu ntabwo abantu bashwana batandukana ishobora kuba yarigeze mu nshuro nke zose dutandukanye hari igihe twamaze ukwezi kose hari igihe twamaze ibyumweru bingahe byose bitatu ibyo ngibyo ntabwo bizahoraho nta bantu babana ariko batarashwanye none se ntabwo wabihereza agaciro wenda urugendo ndumva yafashe umwanzuro si uwo waretse kubera ko birangira gutya kubera ko wumva ko byarangira gutya ku bukoko ndumva yafashe umwanzuro muhake musezere wenda tuganira dutahe kuko dore bubwire kudukiraho muri make ufashe umwanzuro wo guhita umburoka ukankupa igihe cyose natakaje kuba narakweretse mu rugo byose bitesheje agaciro semani wakwitonze bofure uratamva nkubwire bofure uretse kumuboroka ibintu muzabiganireho nuko mubikemure kuko ibintu byari bigeze kure nyumva nkubwire sibyo warakoze igihe wantereye warakoze ku gihe wantereye hari igihe nyine bigize abantu bakaze bane hari igihe babonye ko bakaze ubwo si igihe namusaba imbabazi ntabwo ari kunyumva ngo ngo iki nivuga nabi biki uzi igihe namusaba imbabazi wowe nibagambiriye kumboroka gira vuba amushora muzajya mugira ngo abantu bajye bahora bafatira igihe ngo bitaza gutambuka
Nasuko nikoge nose ko arushe ngo kugira inama ukabwiye kubu hari igihe abahungu bicara bakagira ngo nyine ngo nibo barenze ibibazo rero tuzagira uzaje byikorana iyo ngiyo nurangiza none usigana musaba imbabazi nkiri mu kazi amasaha 2 yose n'iminota 40 ndi kumusaba imbabazi kugeza hana kutagira ngo muganize reka muganize nyine ibindi bibazo ngakira muganize batabikunda nasuko niko wavuga nabi ngo nashaka kugukoroke uzaje wikemurira ibibazo rero reka kubinyinjiza muri urambyukije none ndabyutse utangiye kumubwira nabi none warampamagaye ngo nkore iki neze mushara nkomeza mfatirize amaherezo yabyo nayahe nimba yanze kumva ngomfra none nagenda ute Hello utwe agerageza suzugura abashaka ko uranyumva neza warakeye nyine muze kuganira mwese mwacururutse kuri sana gishobora naganira muze kuganira mwese mwacururutse iyo umuntu afite umujinya avuga n'ibintu adakwiye kuvuga muganire mwese mwacururutse muraza kugira guhuza karame kuri sana kintu kuvugana na mwarakeye nyine nuko ugifite umujinya neza mumfashe uburyo ntacyo gishaka kuvugana na mwarakeye nuko ugifite umujinya nuza gushira muraza kuganira neza mwese mugabanye umujinya ufite umujinya nawe afite umujinya rero ntabwo muri buze kubwira mwese ko ndibuze ko mbaburotse ahubwo mwese ndibuze ngewe ntumboroke ngewe nta kibazo dufitanye mfite nayo na mwarakeye ngewe mwese nge dufitanye ikibazo ntuze kumboroka igihe natakaye sawa bye okay nkomureke njye mu kazi so bebe wambabariye bye rat mureke ndaza kumuganiza kuri phone yanjye mureke. Hey guys, welcome back to our babe. It's a prank, I'm sure. No. Bwana kengo nguki ngo prank. Uzajuza kukuta mu gitondo barangya ngo prank. Hello? It's a prank, man. Namanike yabigushizemo turaba turumwe ngo tukiri babiri we opfa kutangara kunkubita twabaye igisa ngifite ibitotsi none byose n'ikije nta bitotsi mfite it's a prank thank you babe nta bitotsi byinshi wari ufite ariko nge nari ngisinziye bebe nkoreye umuti thank you babe Monike I love you so much ikisubaye See you. Ukiro. Akazi keza, I love you so much. Unkoreye umuti mva. Sawa akazi keza ubwo turi buvugane. So, babe, see you. Bye, I love you. Nusakuru kunsunika ndekana igendere nyine. Buretse aba avuge ngo I love you too baby. Buretse. Monike nabara nzana igendere. Buretse waye. Ndikumva nifite ibitotsi n'ukuri. Usubira utotsi mani vaimanzi suza abafana babwira ngo you know ugiye kuzageza umbyutse no mu buriri ngo nzajya nza ngutegure ngo ubangature bankoreje mani vaimanzi wasohoza mani nasaba suza nawe ajya binkora kandi nkamusuhuza sibyo kuma kuri kwikangaza cyariko ariko ngo biserishire kuvuza ubuduha guys nabasuhuza guys murabizi ko tubakunda cyane ariko muhora ibintu atangiye kunkorera ntabwo ari byiza muzi ko mbyukije no mu buriri nambaye imyenda yo kurarana none singo guys turabakunda